Ndagusuhuje wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Kwizera Leonce Official. Nk'uko mubizi rero tugenda dukora ibiganiro bitandukanye, dukora ku bijyanye no gushaka amafaranga, kuyafata neza ku bayabonye, ubwo ndavuga saving, ndetse kandi tukanakora no kuri entertainment. Ku wa kabiri ni ikiganiro cyo gushaka amafaranga cyangwa se kuyasevinga, hanyuma ku wa gatanu tugakora kuri entertainment. Ni muri urwo rwego rero twabazaniye umutumirwa hano kuri Kwizera Leonce Official, muramubona no kuri kamera zacu, agira ngo tumuhe ikaze hanyuma tuganire, abasuhuze, hanyuma tugende tuganira. Ubu ngubu ni ku wa kabiri, turaganira ku ngingo yo gushaka amafaranga. Tuguhaye ikaze, watwibwira? Murakoze cyane. Amazina ni Didier. Yego. Sinzi ko izina rya kabiri ryo ryakabaye kubariza, ariko nitwa Didier. Ibyo byose ubwo iryo zina riko ritsinda ushobora kuba witwa nabi. Oya, ntabwo nitwa nabi, wenda urumva. Nubwo bavuga ngo izina ni ryo muntu, ariko uyu munsi ntabwo izina ari ryo tugambiriye. Hanyuma uyu munsi nagira ngo tuze kuganira, nk'uko ubizi ujya ukurikira ibiganiro byacu hano kuri Kwizera Leonce Official. Tuganira ku ngingo yo gushaka amafaranga, uburyo bwo kuyakorera bworoshye cyangwa se no kuyasevinga, ari byo umuntu yabona ariko agahita yongera akamucika. Hanyuma turagira ngo tubwire, utuganirize ku ngingo, ujya wumva bavuga ngo ubukire ni mu mutwe. Mu by'ukuri ubundi wowe iyo ngingo urayemera? Wumva iyo bavuze ngo ubukire ni mu mutwe ubyumva ute? Njyewe ku ruhande rumwe ndabyemera, urundi ndabihakana, ariko cyane cyane ndabyemera. Byemeza cyane kuko urabizi ko abantu benshi muri iki gihe turimo usanga nyine bateze amakiriro ku bihabanye n'ibyo abandi bantu batekereza, cyane cyane nyine nko kuvuga ngo ubukire ni mu mutwe. Urabona ko abantu benshi dushora mu bintu bijyanye n'ubumenyi bwo mu mutwe. Yego. Ariko nanone ubumenyi bwo mu mutwe butandukanye n'ishyirwa mu bikorwa by'ubwo bumenyi umuntu aba aragiye gushaka. Uruhande rumwe nemeza ko ubumenyi ari mu mutwe, ariko urundi ruhande ndabihakana. Yego. None se ngaho sobanura impamvu byemeza. Impamvu byemeza, urumva ibintu byose ni mu mutwe nyine, musanzwe ibintu byose ni mu mutwe. Nta kintu wakora atabanje gukoresha kuzunguza ubwonko nyine. Wenda ku bantu babashije kwiga, ndareba ku bantu babashije kwiga, ariko ntatereranye abantu batize. Ntabwo mbatereranye, ariko reka ngende nivugire ku bantu babashije kugera mu ishuri. Hari ubwo umuntu agenda akiga agaha ubumenyi nk'uko tubivuga, ariko application nayo ikaba ingorabahizi, ikagorana. Ugasanga yagiye kwigira history, yiga chimie, ibyo bita chemistry, ariko ugasanga ya chemistry araje nyine muri societe, ya chemistry abuze icyo ayimaze. Yego. Ariko nyine ku rundi ruhande, ahandi uvuga ngo ubumenyi ni mu mutwe, iyo umuntu yakoresha ubwonko bwe neza, afata ya chemistry na ya history akaba yayibyaza umusaruro mu bintu bikwiye kandi bishinganye, binashinze. Aho ngo niho nemeza ko ubumenyi ari mu mutwe. Ubukire ni mu mutwe. Ubwo ubukire ni ibyo ngibyo yari afite mu mutwe, hanyuma agashaka uburyo bibyaza umusaruro. Agashaka uburyo bibyaza umusaruro. Yego. Noneho ubwo tugiye ku ngingo yo kuba ngiye bihakana, ku ruhande rwanjye nk'uko nabivuze nyine, ubwo twite twigira ku ruhande rw'abantu batabashije kugera mu ishuri. Urabizi ko abantu batabashije kugera mu ishuri niho abantu usanga hano hanze barakadufatanya, subizi se cyane usanga barakadufatanye. Aho twe twibumbiye mu mashuri, usanga wenda turi kwishakira akazi ka leta, twishakira akazi ka leta. Mu by'ukuri twavanye ubumenyi ku ishuri, ariko ku bwa Afurika byabaye ingorabahizi, ntabwo tuzi n'inzira byo kubicishamo. Yego. Sinzi rero niba ndi buze kugusha ku ntego hagati aho ngaho, ariko ngiye ntekereza ko ku ruhande rumwe ubukire ni mu mutwe, ku rundi ruhande ntabwo mbyemeza. Ntabwo neza cyane.
ni ukuvuga ngo ushingiye ku kuba abantu batize akenshi ari nabo bakiri kuri wowe. Yego, wowe kuri wowe ubona abantu batize abenshi nibo bakize. Yego, mu gihe abize ubwo aribo bakennye, nibo usanga bakinnye. ahubwo se ntiwasanga abantu bize nta kintu bize, bakaba bararangije bafite ibipapuro ariko nta bumenyi bafite. Of course barabivuga neza, cyane ko none twageze mu isi y'iterambere urabibona. Ndagenda hariya kuri social media cyangwa se bya bintu byadutse ngo byitwa ngo AI, bagenda bakubitamo bakampeza resultat nshaka, nkabona igipapuro nk'uko bivuga. Ariko umwana uri hano hanze arihiringa akavuga ngo njyewe wandikanye ngiye nihiringe mbonye 20-30 ndabigura akaruhuka kanaka kazavamo ikindi kiniki, ariko njyewe ndava ku ishuri mbona ibyo 30 mvuge ngo ndagura iki. None se uratekereza ko abo bantu bari hanze batabashije kugira amahirwe yo kwiga ariko bagakora bakabona amafaranga, bo utekereza ko batashoye ubumenyi buri mu mutwe wabo? Ndabyumva bashobora kuba barashoye ubumenyi buri mu mutwe wabo cyangwa se bakaba baranakopeye. Hagakora umuntu aca ahantu avuga ngo runaka ndabona ibi bintu abikora bigakunda, nanjye wenda nafata najya kopi y'ibyo akora nanjye nkaba ntabikora. Ariko wenda akabyapurika mu by'ukuri nta bumenyi abifitemo, akazagira ubumenyi experience mbere nyuma y'uko abigezemo. Yego, wenda aho ngaho niho nabivuga, ariko nuko ngo ngiye gutekereza mbese ese ubu nta bantu bize bakoresheje ubumenyi bavanye mu ishuri kandi agafaranga bakakabona? Ntabwo mpakana ko bahari cyangwa badahari, kuba bahari barahari, ariko dushyize ku ijanisha turasanga abantu batize bahita bazamuka cyane kurusha abantu bize. Ntabwo ndi kurwanya amashuri, ntabwo ndi kwirwanya, ariko wenda kariho karavugwa. Undi umuntu yajya ku ishuri intego atari ukuvuga ngo ngiye kwiga kugira ngo nzabone akazi ka leta. Yego, wenda wagenda mu ishuri ukiga ugahabwa ubumenyi, wazaza ukavuga ati ngewe akazi ka leta ninkabona it's okay nzabaho, nintakabona nabwo ariko nzabaho. Wenda akaba izo settings sinzi ni ubwo nguko mbitekereza, ariko dushyize ku ijanisha dusanga abantu batize hari usanga bakora ibintu leta bikunda cyane ugereranyije n'abize. Ahubwo hari abantu twaganiriye bo bambwiye ko impamvu icyo gitekerezo cyangwa se iyo mvugo ngo ubukire ni mu mutwe idakunda, hari ukuntu umuntu aba afite umushinga mu mutwe ariko akananirwa kuwushyira mu bikorwa kuko nta mafaranga afite. Ubwo ni za nzozi bavuga. Aba afite inzozi ariko kubera nta mafaranga afite akananirwa kuzikabya, ariko akaba afite ubukire bw'ibitekerezo mu mutwe. Yego, ibyo byo bivuga iki? Abo bantu bariho nkurikije kw'ibyo biganiro ngiye nateze amatwi, bariho. Ariko habaho ushobora kuba ufite ibyo bitekerezo, iyo business idea, ariko hakabaho ko wasaba inkunga ahandi hantu ukaba wasapotinga, cyangwa se ugacuruza ibyo bitekerezo byawe. Ukabicuruza, hakaba hari n'abantu b'abenjeniyeri urabibora babona, ariko umuntu uzi gushushanya ibintu ugasanga yagukorera ibintu by'ibishushanyo mbonera runaka by'inzu yawe, wenda akaba yakumva ni ibintu ashoboye kubishushanya ariko ntabwo ashoboye kuba yabyubaka. Yego, wenda ukabigira business kuba wacuruza ubwo bumenyi ufite mu mutwe. Ariko urumva mw'iki gihe tugezemo turimo, usanga umuntu afite iyo business ideas ariko nyine ko yabyapurika, ko yagira ubwo bwenge ko kuba yabishyira mu bikorwa bikagorana. Yego, ntabwo mpakana ko hari umuntu uzi wagize igitekerezo akananirwa kugishyira mu bikorwa kandi afite amafaranga benshi cyane. Urugero ahubwo abantu bafite amafaranga nibo bakunda gukora ibintu ahubwo bikaba byanadutungura, abafite amafaranga. Ariko hakaba hari abandi bafite ibitekerezo babifite mu mutwe ariko babura amafaranga yo kubikora, bikarangira nyine iyo mishinga itagiye hanze.
ariko urumva abafite amafaranga akenshi ufite amafaranga yifashisha wa wundi ufite ibitekerezo. Ashobora kumuhemba make, ashobora kumuha make ashoboka, ariko akamukuraho cya gitekerezo. Nta usanga nyine niyo mpamvu uvuga ngo baradutungura cyane, baradutungura pe, kuko we afata njyewe Didier ufite igitekerezo akamereza makeya ashoboka muyo yakabaye ampereza, njye nkamureza cya gitekerezo akakizamukiraho akapurika. Niba kindi nkazaguma ngende muri bya bindi by'ibitekerezo byanjye, wa muntu agenda azamuka agera kure nyine nuko nguko. None se mu by'ukuri wenda umuntu wakurikiye iki kiganiro akure n'iki? Igitekerezo kivuga ko ubukire ari mu mutwe nta kintu kirimo, cyangwa se bifite icyo bivuze? Dufate umwanzuro umwe, tureke guhoza abantu mu cyeragati, mu gihirahiro. Afate ko iyo mvugo yo kuvuga ngo ubukire ni mu mutwe irabeshya cyangwa niyo, ahubwo wenda uburyo abantu bayapurika akaba aribwo butandukanye. Njye ntekereza ko wenda iyo mvugo biba biterwa n'umuntu uyivuga, ariko ntekereza ko yakabaye kubikosorwa. Ubukire ntabwo ari mu mutwe gusa, ubukire ntabwo ari mu mutwe gusa, bijyanirana n'ibindi bintu. Njye ntabwo mpamanya nayo iyo mvugo. Uko niko ubyumva. Hari n'abandi benshi nabo babitekereza nkawe kandi wasanga binashoboka. Turagushimiye Didier. Murakoze cyane. Urakoze ubw'igitekerezo cyawe. Wenda hari n'abandi nabo babyumva nkawe, ubwo nabo bazatubwira muri comment uko bimeze. Turebe koko ese koko igitekerezo kivuga ngo ubukire ni mu mutwe gifite ishingiro cyangwa ni ikintu cy'igihuha kiri aho ngaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane rero bari bakurikiye Kwizera Alliance Official. Ubwo muraza kuduha ibitekerezo byanyu uko mwumva ibintu muri comment. Wasanga koko ari igihuha, wanasanga iyo ngingo ari iya nyayo, kuko ntabwo ntekereza ko yadutse iri ku busa gusa. Wasanga babivuze nabo bafite aho bashingira. Ufite nuko byumva nawe yatwungura ubumenyi. Hano nukungurana ubumenyi, as long as tuba tuganisha ku mafaranga, twese tugatunga amafaranga. Murakagira amafaranga rero, muhorane impagarike n'ubugingo. Njye nitwa Alliance Kwizera. Hasta la victoria siempre.